Hello guys, video y'ubushize naberetse uburyo wabasha gukora account muri Rubi network. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha gukora wallet. Uburyo wabasha gukora wallet, abantu benshi bakomeje kugenda bambwira ngo nzabereke uburyo wabasha gukora wallet. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri comment icyo ushaka kumenya kuri Rubi network. Reka dutangire. Ubushize ubwo nabakoreraga video naberetse uburyo wabasha gukora account hano muri Rubi network. Uyu munsi noneho tugiye kureba uburyo wa create wallet. Mbibutse ko ariyo idufasha kwakira Rubi no kohereza Rubi, ndetse utarakoze wallet nta nubwo wabasha gukora KYC. Niyo mpamvu nababwiye ko tuzagenda dukora akantu kamwe ku kandi paka iyi Rubi network utuntu turimo twose tutumenya. Nta kindi uzakora, uzaza ukande hano handitse wallet, hanyuma numara kwakanda uze ukande hano handitse start create wallet hano, hanyuma uze wemere ko ibi byose wabisomye. Numara kubyemera ukande continue. Hano bazakuzanira imyirondoro ya account yawe, hanyuma ukande continue. Nanone hano uzahitamo ifoto, uzaza uhitemo ifoto. Noneho twereka duhitemo universe, reka duhitemo imigabane. Hano turaza duhitemo imigabane. Mbega hano nyine no kugira ngo babone ko utari robo gusa. Bino bintu ujye ubyibuka, ujye ushaka ahantu ubyandika kugira ngo hari nk'igihe bazabigusaba, hari nk'igihe waba wibagiwe nka password cyangwa se wibagiwe ibindi bintu bakabigusaba. Rero bino bintu ujye ubyibuka. Reka duhitemo isi. Urabona hano batuzaniye imigabane myinshi cyane, twe turahitamo isi, hanyuma dukande continue. Urabona ko ibintu turi kugerageza kubibereka akantu ku kandi. Noneho hano urabona hari seed phase, hakaba na hash code. Urabona hari seed phase, hakaba hash code, hakaba na QR code. Urabibona ni step 3. Zino step zose urabona hano ni hash code. Zino step 3 tugomba zose kuzikora. Uraza ugakopia zino seed phase uraza ukazikopia ukazandika hano, hanyuma ukanazidownloading. Hano uzidownloadinze zijyana muri gallery. Hano iyo uzidownloadinze zijyana muri gallery, uba ugomba kuzikopia ukazibika hano utazibagirwa, kandi nta muntu uba ugomba kuzireba. Zino seed phase, haba izi seed phase n'izi hash code, uba ugomba kuzibika ahantu, nta muntu n'umwe uba ugomba kuzereka, bitewe nuko zino hari ahantu uzazikenera. Niba ugiye kwinjira hano muri wallet uba ugomba kuzikenera, bagomba kukubaza nyine, ugomba guhitamo nuze mbega ni nka password. Izi ni password zikwinjiza hano muri wallet. Niyo mpamvu uba ugomba kuzikopia ukazibika hano cyangwa se ukazidownloading. Utanazidownloadinze hano ntabwo hafunguka. Urabona hano hash code turangije kuyidownloadinga, twanayikopiye twayibitsa ahantu. Noneho tugiye kujya kuri QR code. Dore ngi QR code nayo urayidownloadinga ihita yisavinga muri gallery. Guys, bino bintu ndi kubabwira mubibike mu mutwe, mubizirikana. Mbega nyine ibintu ndi kubabwira mujye mubibika ahantu. Urabibona hano tukimara kuyidownloadinga, hano bahita baduha aho hano handitse ngo save, ngo QR code save. Hano no kuvuga ngo twarangije kuyidownloadinga, niyo mpamvu harafungutse. Utari wayidownloadinga ntiyafunguka. Noneho urabibona ko byarangiye. Hano urabona zino ni wallet zacu. Iyi ni wallet yacu. Iyi wallet cyagiye umuntu agiye gutwohereza Rubi, iyi wallet niyo tumuha. Iyi ngiyi iri hano. Hano turaza dukande access wallet. Hano no kuvuga ngo dusoje gukora wallet yacu, dusoje kuyikora. Mbibutse ko ino wallet niyo idufasha gukora gukora KYC, niyo idufasha kohereza Rubi, niyo idufasha. Hano urabona hano kize tudukubo hariya, ntuzirirwe ushyiramo indi wallet ya kabiri. Uzarekere ino wallet imwe, iyi wallet imwe aba ari uzarekera. Uzakanda hariya, hanyuma reka dukoreshe seed phase twinjira. Reka dukoreshe seed phase, uraza ukazishyiramo zose uko zanditse, uko zimeze, akaba ari kuzishyiramo. Mbega ni password nyine, ni password ikwinjiza muri wallet yawe. Urabona hano twageze muri wallet. Guys, ndi kugerageza kwihuta, iyi video iri kwihuta cyane, ariko ibintu bisobanuke akantu ku kandi. Urabona hano twarangije create wallet. Noneho hano nukanda hano uzahita tuno tuntu tutari kugaragara tuzahita tugaragara. Urabona ko dufiteho 0 Rubi, dufiteho 0 nyine, bitewe nuko nta muntu wari watwohereza Rubi nimwe, bitewe nuko murabizi ko ino account ari nshyashya nyine. Urabona nukanda hano kuri review, hano
uzaba ugiye mbega hano uzaba ugiye kureba nuze wallet yawe kugira ngo uyitange bakoherereze nyine. Hano kuri history ni ibintu wakoze, niba warohereje Rubi, niba warakiriye Rubi, byose biza hano muri history. Guys, kano kantu tuno tuntu muturebe akantu ku kandi. Dore ngiyi ya wallet yacu, iyo ukanze hara kuri download downloadinga, noneho uje ugakanda hano copy, ubu yikopiye ugiye kugira ute, ugiye kuyiha umuntu kugira ngo akohereze Rubi. Bibutse ko Rubi zidufasha gukora KYC. Hano umuntu wese uzakenera gukora KYC azakenera Rubi enye cyangwa se Rubi ebyiri cyangwa Rubi 3 cyangwa Rubi 6. Hari uzakenera Rubi. Hano noneho ahangaha send, hano nukohereza. Wa muntu nyine ugiye kutwohereza Rubi, hano ni hakanda, ni hashyira ya nuze yacu ya wallet yacu. Noneho hano kuri setting, hano kuri settings, hano niho tubasha gusettingira pin. Ahangaha nzabakorera video izakurikira, nzaba ndi kubereka uburyo usettinga kano gapin. Kano gapin niko kadufasha kuzuza KYC, niko kadufasha mbega kano gapin nyine gakenerwa ahantu henshi. Nzabakoreraho video ibereka uburyo wabasha kugakoresha.